urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *3 IRTV.fr, tubashe kugira urugwiro twiyumvira radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Bana nshuti bakunze mukurikiranye IRTV ijwi ry'urugwiro, namwe babyeyi babo, reka nongere mbahe ikaze mu kiganiro cy'umugani w'ijwi ry'urugwiro, ikiganiro mutegurirwa na IRTV mukagezwaho nanjye Andre Isa kandi pari mu Faransa. Namwe aho mukurikiranye hose muherereye, mukurikiranye gahunda muri nshuti z'urugwiro, ndizera ntashidikanya yuko mwari mutegereje aya masaha akagera, amasaha agana amasaha moya ku isaha y'i Kigali mu Rwanda, ku isaha y'i Gitega mu Burundi, kandi biri mu masaha y'isambiri Kampala, i Nairobi na Dar es Salaam, aho ni mu karere. Namwe aho muri kuri amasaha ageze, turi kugendana n'isaha yo ku mugoroba kuko tugiye guca umugani. Nyamuneka kirazira nta uca umugani ari ku manywa, ntihagere umuza kumva ari ku manywa, nimba wowe aho uherereye bitari byagera nijoro. Wakwibaza uti se uyu munsi ndaca uhe mugani? Ariko murabizi ko imigani mbacira ni imigani yo hambere, bamwe murayizi, nimwumva hari aho mba nibeshye mujye mukosora, biroroshye. Wanyandikira kuri WhatsApp 074 55 ariko nyine ubanzaho code imbere guteranya 33, iyo 0 kayireka ugakomeza 7455 ngayo umuko. Tugiye kubanza kumva indirimbo gato mbere yuko twanzika muri iki kiganiro. Ni indirimbo muzi nayo mwese kandi nziza cyane, indirimbo umurunga w'iminsi. Mba nisegura kuri mwe mudukurikiye kuri YouTube, harige mutayumva, ariko mukurikiye IRTV kuri radio mwakanza *IRTV.fr muba mwumva n'umuziki twashyize mu YouTube. Igira amategeko n'amabwiriza, kandi tuba tugomba kubikurikiza, bigatuma hari indirimbo zimwe na zimwe tutabashyiramo. Gusa tubashyiraho ikiganiro version ya radio kiba kiri kuri ngisa 250. Reka rero ndeka umuziki muwumve, abari kutwumvira ku radio mwumva ko muzamuye, mumfashe umuziki uzamuka. Burya gusaza no gusahurwa kuko iyo tujya ni habi. Nari iyi minsi ndayiyongeza, sigara nyitera inyoni ziguruka, none iranzira nyigabije, iranyiganze yo gapfusha. Cyoro ikibondo cyanjye igira hino nkuraga intwaro, nitwaje iki gihe cyose ibihe bibi byose nkabyirenza. Uyitwaje azira kuneshwa, utayitunza azira kuramba. Iyo ntwari ishimika iminsi nta yindi shaho ni umurimo. Isi imaze kukurambirwa kuko nacyo ukimariye, imikaka y'iminsi irarindwa. Mbese wakwizera utuzima bw'ejo, udakoze ngo wiyuhakuya, uri shati witega iminsi. aho wenda
aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'imisaro urimo, aho wenda, aho wenda, aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda ntuzabyibuka. Niyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije. Rero ndambirana, reka dukomeze noneho twanzika mu mugani ngomba kubacira uyu munsi. Amasaha arageze, bana nshuti z'urugwiro, nimurarikane, nimubwirane, mutumatumaneho, hanyuma dutangire ikiganiro mutari bake. Mba nifuza yuko ababyeyi mwafasha nyuma y'ikiganiro nk'iki ngiki mukabwira abana isomo riri muri uyu mugani, nyine tugafatanya kugwiza urugwiro, bakamenya impamvu uyu mugani kera twagiye tubarirwa, natwe mukabwira icyo watumariye. Kandi ndibaza ko ari kinini, turi abagabo, abandi muri abagore, nk'uko muri mubikesha uburezi n'uburere butandukanye mwagiye mukura mu bitekerezo n'imigani nk'ibi ngibi. Reka rero nte kurambirana, indirimbo umurunga w'iminsi mwana wanjye mwayumvise, yari imeze neza, kandi ndakomeza ngende nyishyiraho ibice kugira ngo dukoreshe iminota mike abana bataza kurambirwa. Reka ngucire umugani, nkubambuza umugani, ntuzavika ntarange zasanga ubukombe bw'umugani bumanitse ku muganda w'inzu, ubusa bwaritse ku manga, umuyaga urabwarurira, uruvu ruravugiriza, agaca karacuranga, nyiramusambi isabagirira inanga. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigara inka n'ingoma, kera habayeho bakame n'igikona. Urukwavu rwatonganye n'igikona, rurarakara cyane, rushaka kukica, ariko igikona kibibonye gityo kiregurukira kiragenda. Urukwavu ruti iki gisiga nakinishije mba nakishe nkakirya. Nta bana mwe muranyumvire namwe uko bitangiye birimo amahane. Bitangiye urukwavu ruvuga ruti iki gisiga nagikinishije mba nakishe nkakirya. Dukomeza rero ngo nuko urukwavu rugerageza guhimba ubwenge bwo kuzakica, rujya ahirengeye aho ibikona byakundaga gutorera. Ruhageze rubona sakabaka n'ihariro, ribwira ruti nubona igikona ukinyereke, uti dore urukwavu rwapfuye, nanjye ndiryamira nk'intumbi. Sakabaka irarwemerera. Mwabana mwe, ibintu byatangiye ari amahane, none umwe aripfushije. Baza mugenzi wawe uti ninde wipfushije, ariko atarajijinganya ni urukwavu rugiye kwipfusha, kandi sakabaka irwemereye kuvuga yuko nyine rwapfuye. Dukomeze rero n'umugani. Ndizera yuko uyu mugani uraza kutubira umugani utugirira akamaro mu kutwigisha, cyane cyane mu kwicisha bugufi ibintu wabona bitangiye kuba mu rugomo ukigendera. Ariko nanone harimo urugero twakwirinda rwo gushaka kugira inzika n'ibindi. Muri ako kanya igikona kiraza, sakabaka ikibonye irakibwira iti dore urukwavu rwapfuye, ngwino tujye kururya. Igikona kiremera kiti hogi tugende. Biragenda, igikona kirarwegera, kibwira sakabaka kiti data atarapfa yambwiye ko iyo urukwavu rwapfuye rushinga umurizo, none nduzi rwawurambitse n'ibiti. Nari nkomeje mu kanya kucyo twakura muri uyu mugani, ngize nti sinabyiza kugira inzika, ariko nanone kuba utari wo kwiringirwa ukaba washora mugenzi wawe mu makuba nk'aya ngaya nk'uko sakabaka yari kubikora, nabyo ntabwo ari byiza. Ariko igikona kiragiye, kiregereye, kirarebye, kiti data atarapfa yambwiye ko iyo urukwavu rwapfuye rushinga umurizo.
mu kinyarwanda mwabana mu baca umugani mugufi bakavuga ngo iyo umuntu ataganiriye na se ngo ntabwo amenya icyo sekuru yasize avuze. Ahangaha urumva ko Sakabaka nubwo yari maze gushora iki gikona kibutse ijambo papa wacyo yakibwiye ati iyo urukwavu rwapfuye rushinga umurizo. Nuko urukwavu rwumvise ayo magambo y'igikona rushinga akarizo. Igikona nacyo kibibonye kiraguruka kiti sinkuriye narubonye ni ruzima rwose. Nuko urukwavu rubura igikona rutyo. Sinjye wahera hahera urukwavu n'uburyarya bwarwo. Nguko uko byagenze umugani rero nabaciraga n'uyu nguyu, kandi usozeje ahangaha gusa ndaje nkomoze ku magambo nk'abiri cyangwa se atatu akomeye, kandi babyeyi namwe inshuti z'urugwiro mujye mufasha abana gusobanukirwa bamenye icyo amagambo akomeye ari muri uyu mugani avuga, kandi bagerageze kuwusubiramo bagenzi babo. Ubaye wawibagiwe wawukurikira kuri YouTube channel IRTV 50, wahita wongera kumva uyu mugani, kandi ahagana hasi mu bisobanuro nzagaragaza aho wanditse, bityo abana mukamushobora kubona uburyo mwongera gusubiramo uyu mugani mukawumva wanditse kuri IRTV.fr. Ndaza kubaha inzira iganayo, ibyo bitariya mu gifaransa cyangwa se link mu cyongereza. Rero reka twumve indirimbo hanyuma ngaruke gatoya n'amagambo akomeye twabonye muri uyu mugani w'urukwavu n'igikona. Rugaburwe n'ibyo hanze ibi bizanwa n'abagenzi ngo bigutwara umutima wawe bikwibagiza umurimo uryaga n'ukutabizi uteka umutwe n'umwanda ntibitindana n'ubwo byizerwa undi kandi bihira bake. aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'imisaro urimo. aho wenda kibondo cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda ntuzabyibuka. Niyo mpamvu itumye bikubwiye mpihanangije. uramenye utazazira iyo mikaka hirwa bagifite ubukaka cyana wo mu kigero cyawe. Bakunzi inshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro, umugani w'ijwi ry'urugwiro turi kugenda tuganira ku byo twakwigira kuri uyu mugani ndetse dusobanura n'amagambo akomeye ari muri uyu mugani. Hari imvugo iri muri uyu mugani mu gika kibanza igira iti iki gisiga nagikinishije. Iyo umuntu avuze ati ikintu iki nagikinishije ntibivuga ko bagiye mu kibuga ngo bakine mw'abana mwe, ahubwo bivuga yuko warayebereye utagize icyo ukora kandi wagombaga kugira icyo ukora, nibwo uvuga uti iki nagikinishije. Ushobora nko kuvuga uti izi kipe ubwo zari ziri gukina yakinishije iriya biza gutuma itsinda. Ntabwo uvuze ko byakina mu mupira, ahubwo uvuze yuko yayirebereye. ushaka kuvuga uti hari igihe ujya mu isoko ukagenda ibyo ufite utabyitayeho, amafaranga ufite mu mufuka ukabikinisha, ukajya kubona ukabona barayakwibye kuko utabihaye agaciro. Nicyo rero gukinisha ikintu biba bishatse kuvuga, ariko si ya mikino musanzwe mukina ahangaha bavuga. Mu gika cya kabiri hari aho bavuga ngo rujya ahirengeye. Ni ukwava ahirengeye, ubwo ni ku musozi, ni ahantu hagaragara, kandi ndasobanura ijambo gutora.
byakundaga gutorera, ntabwo ari amatora yo gutora abayobozi, si ugutora ibintu byatakaye, ahubwo ibiguruka iyo biri gushaka ibyo kurya, mu kinyarwanda babyita gutora. Ubwo rero ndumva hari nta yandi magambo mbashe guhita mbona akomeye, gusa wowe wayabonye ukumva ntusobanukiwe ukaba uri gusobanurira, watwandikira kuri WhatsApp, ubutaha tukazagusobanurira. Ni ukutwandikira kuri 0745533821 uri mu Bufaransa. Ariko utari mu Bufaransa ukuraho iyo 0 ugashyiraho guteranya 33 hanyuma ukatwandikira icyayi cyose kijyanye n'ikiganiro runaka, ariko ukabanza ukatubwira icyayi cyo ukanatwibwira naho uherereye. Reka nsoze, reka ncutse, naho utaha inshuti z'ikiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro. Umugoroba mwiza, murare aharyana, ahataryana harare umwanzi. Bye bye. uramenye utazazira iyo mikaka irwa bagifite ubukaka cyane abo mu kigero cyawe, aho wenda kibando cyanjye, aho wenda nuzibuka yuko umurunga w'imisaro urimo, aho wenda kibando cyanjye, aho wenda buto bwanjye, aho wenda ntuzabyibuka. Niyo mpamvu itumye bikubiye nkwihanangije, niyo mpamvu itumye bikubiye nkwihanangije.